uvutse uri umukobwa, kimwe mu bintu bya mbere ugomba kwitega yuko uzahura nabyo ni hagati y'imyaka 10 n'imyaka 15. Nuba uri iwanyu bazakwicisha akazi cyane, basaza bawe bigire kwikinira umupira, bigire mu bindi. Rero menya yuko uzavunika cyane, kandi muri uko kuvunika menya yuko ari ishuri urimo. Nubasha kwiga neza, nugera mu rugo rwawe warabashe kuryiga neza, bizakugendekera neza kubera ko witoje akazi hakiri kare. Nubasha kwiga nabi iryo shuri, nugera mu rugo bazahagusekera rwose, nujya mu rugo uzahasebera cyane rwose. Rero iryo shuri, iyo myaka niyo myaka ugomba kwitaho, izagena ahazaza h'ubuzima bwawe. Hagati y'imyaka 15 n'imyaka 20, buri muntu wese azaba agukunda, buri muntu wese azaba agufitiye impuhwe, yaba ari abagabo yaba ari abasore, bazaba bakugendaho. Iyo niyo myaka myiza yo kukugendaho, niyo myaka myiza yo kuba wahura n'ibibazo bitandukanye. Rero nutabincakura bizahita bizimya ibyo wifuzaga, ibyifuzo byawe byose bizarangira muri iyo myaka. Bizarangira nubincakura, imbere yawe hazaba heza, nutabincakura imbere yawe hazaba nabi. Rero menya iyo ni imyaka bagufitiye, iyo ni imyaka buri muntu wese yagutakazaho buri kimwe cyose kugira ngo akuboneho icyo akwifuzaho. Icya gatatu ugomba kumenya ni uko nugera mu myaka 20 noneho uzaba umaze gukura, uzareba ku rukundo cyane kurenza uko ureba ku byifuzo byawe cyane. Ushobora kubona umuntu w'umugabo wifuza imodoka, wifuza indege, yazi ibyo ngibyo atabifite, warangiza ukamwirengeshwa kandi mwari kuzabigeranaho. Rero uzareba ku rukundo cyane, ureba uko kurenza uko wifuza, uko ibyo wifuza bizajya hasi, urukundo rubashe kuba rwajya hejuru. Urukundo nirwo ugomba, nirwo usabwa gukurikira cyane. Ubwo twageze ku cya 4, nacyo ugomba kumva cyane, ukumva neza, kandi nacyo ni cy'ingirakamaro. Nuramuka ushatse umugabo, uzamenye yuko ugiye kuba umufasha, utagiye kuba indabo. Ibyo ngicyo cyumve neza, ugiye kuba umufasha, ntabwo ugiye kuba indabo. Mu by'ukuri nubasha kuba umufasha mwiza, muzatera imbere. Nugenda ukaba indabo, muzatera inyuma, muzagenda mutsitaza gato. Rero ubwo ugomba kugenda ukagira uruhare mu bintu biri gukorerwa aho ngaho. Rero urumva, nimba ugiye kuba umufasha nawe urimo urabyumva. Rero ugomba kuzagenda kuko uri umufasha nyawe, utari indabo. Icyo ngicyo cyari icya 4. Noneho uramuka ugeze mu myaka 30, babandi baguhaga impano, bamwe bakwitagaho baguhamagara, ntuzamenye aho barengeye, uzababurira irengero, uzaba umaze kuva kuri sigisi, uzaba umaze batangiye kuguhaga. Aho ngaho uzamenya yuko ari wowe usigaye ugomba kwirebaho cyane, uzamenye yuko nta wundi muntu uzaba kwitayeho, ni ugutangira kwigaho kubaho nk'umuntu w'umugabo. Icya 6, nugera mu myaka 35, uzamenye yuko ibyo wifuzaga kugeraho bigoye kubigeraho. Uzamenye yuko bizaba bigoye cyane, bizaba byaranze. Uzamenye yuko nta n'umwe uzaba kwitayeho, nta n'umwe, mu by'ukuri uzamenye yuko ari wowe ushigaje kwirwanaho gusa, nta yandi mahitamo azaba ahari. Karindwi, nuzaba umujyanama mwiza w'umugabo, muzatera imbere. Nuzaba umujyanama mubi, muzasubira inyuma. Ubwo ngubwo nimukena uzaba warabigizemo uruhare. Uzaba warabigizemo uruhare. Ntuzitwaze ngo umugabo ngo yarasesaguye, ngo ibi ngo yacishije aha. Nimba arabonaga iterambere bidakunda, ukabona ukaguma ukahaguma gutyo, ubwo bizafatwa ko nta kintu ubashije kumara. Kubera ko iyo ubonye bidakunda uragenda ugatandukana nk'abandi, ariko mu gihe ugihari ni uko wamushimye. Rero nimba mutarateye imbere, nawe hari uruhare wabigezemo, ntuzavuge ngo nta ruhare mbifitemo. Uruhare ruzaba ruhari cyane. Rero haranira yuko utazagaragara nk'umuntu wagize uruhare mu gutera usubira inyuma ku rugo rwawe. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. None ubu tugeze ku cya 8, ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge afite nibwo butuma ahaguma igihe kirekire. Rero nawe
ugeze mu rugo rwawe, ugeze ku kazi, ikintu icyo ari cyo cyose wabasha kugeramo. Kuba uri mwiza muri cyo, kuba uri mwiza ku bigaragara bizahakugeza, ariko ubwenge uzajya nibwo buzagena igihe uzahamara. Rero ugomba kumva yuko ibintu byose ugomba kubikorana ubwenge kurenza uko wakwitwaza ngo ndi mwiza birahagije. Ubwenge nibwo buza mbere kurenza yuko wavuga ngo urarata ubwiza. Ubwiza yego nabwo bugira uburyo bwagira icyo bwagufashamo, ariko ubwenge nibwo bushimangira imibereho myiza kandi y'igihe kirekire. Icya 9 kiravuga ngo nuryamana n'abagabo barenze 10, bamwe muri bo hazaba harimo abaguteye umwaku. Rero umenye yuko uko nguko uzaryamana nabo bizakugora kujya mu rugo ukarumaramo igihe, bizakugora kuramba mu rugo, kubera yuko ubwinshi bwabo harimo abazaba barakwikuriyemo imyaku, harimo abazaba baraguteye imyaku, n'abazaba barakugize ibyo bakwikuriramo. Rero menya yuko uburambe bwo kuramba mu rugo buzagorana kubera ahantu wagiye unyura mbere y'aho ngaho. Twageze ku cya 10 ari nacyo cya nyuma kandi ugomba gutega amatwi ukumva. Harimo impanuro cyane, impanuro zumvikana cyane. Nubasha, ikintu cya mbere usabwa uzige gukora cyane, uzige gukora akazi cyane, kubera yuko nubura umugabo warangiza ukabura na bamwe baguhonga gukiri mutoya, uzatungwa n'akaboko kawe. Rero urasabwa gukora cyane kugira ngo imibereho yawe ya nyuma itazaba mibi, utazasaza usabiriza. Rero turabashimiye yari Forbes wabateguriye iki cyegeranyo, wabateguriye iyi nkuru y'ubuzima bwa buri munsi umuntu abasha gucamo. Rero turabashimiye, mukore subscribe, mu by'ukuri buri video yose izagiza ijye ibasha kubageraho, ijye ibasha kandi kubagereraho igihe, kandi mubashe kuva mu bumenyi, mubashe no kumva ibintu bimwe na bimwe byazakugira akamaro ejo hazaza. Rero turabashimiye.